Salama mkitumisi. Ewa nk'ibisanzwe Mukaru sako yoni noya ni waduteza moni ngaru we are G to the M to the F kwa yuzuye ni hustle till to the death 5 niggas. how do you stay mentally strong? Gushira nkwari mva kuri social media higihe gitoya nkajya kumedita nkari igihe ndi njyenyine. Are you more introvert or extrovert? Introvert itabaho. Do you manage your own social media? Cyane. Cyane ugiye gusanga ari n'iz'abandi manage. That's the biggest myth people believe about you. Se ni iki koko? Se ni iyihe? Amenya se gute? Shana ntabwo barabimbwira. Cyakoze hari abantu bazi ngo ndi umuniga mukuru nk'umuntu utarambona, ndi umuniga ngo mukuru ngo w'umusaza kabisa ngo ufite ngo icyarwa kitabaho. Ntabwo bazi ko ari njye. What's the craziest rumor you heard about yourself? Nigeze kumva abantu bavuga ngo nazamuye umuntu ndusha hit. Nazamuye umudiga gurenze bari dodo. Uwo muntu nyine abantu yari ari kubibwira ntabwo yari azi ko banzi tuziranye. If you had a superpower, what would it be? Superpower cyangwa naba invisible kabisa. Sajya bawo. Beta mutande. What's your biggest life lesson so far? Buse somo. Shanine ushobora kuba rich mu gihe gitoya ukaba broke. Cyangwa ukaba broke ejo ukaba rich. Cyangwa ukarwara. Uziri kumva kuva nabaho naba ntarakira cyangwa nke. Ikindi wanapfe ni time. Have you ever produced a song for someone you love? Ubuse. Sha. Naba mbese kabisa. Ingoma se z'urukundo muzi nakoze zingahe? Cyakoze ni duke ntayirimo kabisa. What's your go-to outfit on Resi Day? Ubuze imbutura kabisa agatuza hejuru. Socks n'igipapa cyangwa ibirenge. N'ibisatsi bidasokoje bimeze nabi. Who's your current music crush? Gusa arahari. Ahubwo kuba wenda ushobora gusanga ari benshi. Ushobora gusanga ari benshi nyine bose ntabavamo. Oya ni benshi man. Umwe yagira ishyari man. Yanze ko tumenye. Barati man. Boya man ubwo se nyine nubwo wenda bakure abimenye. Gashaka kubimenya man ntawamenya. If your music was a season, which one would it be? Summer type shit.
What's your creative process from idea to hit? Sinabisobanura man. Ntabwo nta nubwo biba ari bimwe kuko biba bitandukanye kuko ni ingoma imwe umuntu yayikoze inspiration zaziye aho yayikoreye igihe yamaze ntabwo biba ari bimwe tu. It depends. Which song of yours is the most personal? Iki kibazo cyose nk'iyo mukibaza nk'abatazi iyo ndirimbo nk'iyi keretse bitewe n'igihe kandi iyo ngoma n'ubundi buri muntu wese yamugeraho. Dark mode. What's next for you musically? Mubanze mwumve album nabahaye, mubanze muyumve mumereze feedback, nimbona mwarayumvise fresh kari cyo gihe nzaba ndi murabizi ko njye ntabwo njya ninda byatari, nimbona igihe cyageze izindi projet zirahari ariko nyine wenda hari izindi zitari zo kurizinga zindi wenda musanenya vuba tuzabarabura. Indirimbo iri seriye itari ya seriye iri seriye mvuga ati beat nayikoreye dana recordings beat nayikoreye sizi ibyari 2019 man. Ariko nyine yari nsaze kabisa, twayisubiyemo nk'inshuro 5 nyine tukayirekodinga tugasoza tukumva twabikoze, twaba tukijya kuyumvisha abantu yabigitangiye tugahita twumva nimbi tugeze turabwira ngo kubera tugahita dusubira kuyirekodinga nk'inshuro 5 nanjye ubwanjye banza ntayigira. Twaranayi-uploadinze abandi turayishyira yari inafite lyrics, banza yari yaragize n'utu-views nka desa mani kuri YouTube. Umunsi ndaramenya imana, umunsi ndaramenya bisi ndaramenya bisi. Nuko naraye mu modoka mana, hari umunsi naraye mu modoka yadukiriye aboro y'insazi tuyirara mu bars, kurara mu modoka ukuntu biba biri crazy man, yari ibisazi. Harya wambaje umwe 3 yayi n'umwanya mukoroni urabyemera yayisi yego akubura sibyo. Hari bamwe bayikoresha neza agora abandi nyine izagira inkoko. Siye wa gatatu gatatu reka processing tuzimana igare n'utanyonga face zawe sinkani nazitera shu cyatera tari nk'izi bice kabisa natera nka 30. cyokora kiretse wenda ari nk'ikintu cyanteye ubwoba nazikora ariko nta bwoba nudatera konkaje oya ubu nshobora kuzitera man, ubu nshobora gutera nk'ijana ako nta kintu wambwiye sinzi ko na veni nazibasha. Ega mani pompaje n'iz'abantu bafite imibiri minini twese ndajya gukora umubiri ntafite. Cyahaza mperuka gukorana n'abantu bageze kera mani, cyarangoraga ariko hari igihe byandengaga nkahita mbimubwira kabisa nkatubwira ati hazi nko gukorera umuntu mani utagwa muri beat mukarikodinga nk'umunsi wose bikanga, none ubwo usanga araniririmbisha ntari kugwa mu manote mu matranspose ari kuyata none ikibazo ugasanga yumva narenze mani.
adashaka kumva compliments z'abantu. Sha mere rero njye ibintu yankubitiye kabisa byari uko narazireraga nyiri umupeti kabisa, ntabwo nicyo kintu yankubitiye by'insazi. Sha ndakeka ari cyo aheruka kunkubitira kuko nyine aheruka kunkubita niga nka P6 man. Kabisa ibintu ze byoroshye asubikana ako kamishi ntabwo twamubara ako biroroshye man. Tugiye nyine okay nsobanure section mu ma section ayo muri rusange yite yanjye okay biroroshye. Ubwo kamishi yavuyemo okay ubwo reka duhere inyuma tuzi imbere. Okay cyangwe tazafana yishi ubwo tazarabanziriza yishi ndafana na Buda kandi yishi nawe afana Buda ntago byabura ubwo Buda arabantu iki kibazo ntagisubiye ariko basa ntago bishoboka kuko niga mu wa gatatu imibare n'iryo somo nagizemo amanota menshi, nagizemo 2 ahubwo shimi na biology nabonyemo 9. Imibare niryo somo ryonyine numvaga mani igihe nigahoda make kuri tamu shaka ko zero nshobora kuba ntarayibonye akosobusha nagize amanota menshi ari munsi y'10 kuko wenda duhereye nka level nka shimi ntabwo nigeze ndende 10 nyine iyo nza kwiga rebo byari kungora kabisa nka level narayagize menshi ari munsi mani y'10 ariko andi masomo naragerageza ubuse ubu ntabwo ndamumenya nanjye kuko nyine niba kiri underground ntabwo ndamumenya kabisa. Ako nimumenya nzamubwira nzamuposti. U Rwanda rero rurarenze man. Rwanda nicyo gihugu cya wenda hari aho nageze handi ako u Rwanda rusa neza abantu bashobora kuba bagira ngo nyine wenda nk'umuntu utarahasohotse akagira ngo ni ibintu bisanzwe man. Ako ukigera mu bindi bihugu tubimenya kabisa ko u Rwanda nyine rurenze n'ukuntu baba banarufata cyambere isuku umutekano abantu baho nyine bariciye nko kubareba mu muhanda ubona nyine ko basa neza ntabwo nyine wapfa kubona nk'umuntu usa nabi kabisa. N'ubuzima ni bwiza man. Minisitiri 3 uzi bo mu Rwanda babayeho bariho abaminisitiri baraye babahinduye kandi ubushake sindabamwe babahinduye man. Koga biterwa n'iminsi biterwa n'imiteka abakobwa b'inzobe uri muhongo kabisa oya tabo nyine baba bahari erega ni bake man. Wowe se ukunda kubabona? Ntabwo bakunda kuboneka man, ni bake. Abafana banjye n'aba GMF nababwira nyine badushyigikire mani. Dufite kugerageza kugira aga consistency no gutanga boro zifite karite ya danger. Nyine mujya kubireba mani mubishyigikire mudusapotinga turebe ko mani nyine twanafata abandi bapeti nyine bagerageza nabo tukabapushinga tukareba to ntabwo nyine gahunda ari ugusoheza ahangaha kuri abangaba baduteguje ubundi ariko ndakeka ibyo bari kubona batari babyiteguye n'ibindi rero ntabwo tujya dusubira inyuma bizabatungura kabisa. Barabimenyereye mani ko tutajya tubatengura. Sako yo ni noya ni wadutezamo n'ingaru we up to the M to the F kwa yuzuye ni hustle till to the death 5 nicks muri click yanjye with them cheese nubwo ibyo dukora street mubigira shit